Ese wari uzi neza ko ubuzima ubamo neza neza bugendanye n'uko utekereza? Nimba ubayeho neza, neza neza bigendanye n'uko utekereza. Kandi nimba ubayeho nabi, humura pe, nabyo bigendanye n'ibitekerezo byawe. Wari uzi impamvu umuntu wese ufite amafaranga cyangwa umuntu wese ubayeho ubuzima bwiza ubona bukunyuze, uba ubona ari umunyabwenge? Ese wari uzi icyihishe inyuma y'ibyo bintu? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe imbaraga zihishe mu bitekerezo byawe, ari nabyo bigena uburyo ubaho, ari nabyo bigena formule y'ubuzima ubamo, ari nabyo bigena icyiciro cy'ubudehe wisangamo, ari byo bigena stati yawe muri public y'abantu, ari nabyo bigenga imyitwarire yawe. Ibitekerezo byawe, uko utekereza neza neza, ntago biri kure cyane y'ubuzima ubamo. Wowe uri kumwe nanjye mu kiganiro Isi y'Abagabo, nguhaye ikaze. Wibuke gukora subscribe. Ubundi ni kenshi uzasanga ahantu hari abantu bari kuganira ku buzima babayemo batanyuzwe nabwo, bakunda gushinja environment barimo ngo nta mirimo irimo, nta cyo gukora gihari, kandi wajya kureba mu bibakikije ukabona bakikijwe n'abakire. Ukabona ni kenshi uzumva abantu bavuga ko mu Rwanda cyangwa se mu bihugu bya Afurika nta opportunity zirimo zaguteza imbere, nta buryo ubuzima bwawe bwahinduka ngo wibone uri umumiliyoneri. Abantu benshi bakanarwanira cyane kwirukira mu bihugu by'amahanga, cyane cyane iby'Uburayi na Amerika, bizeye ko ariho bazajyayo bakabaho neza, bizeye ko ariho bazagera ubuzima bugahinduka, bizeye ko ariho bazagera bakaba abamiliyoneri. Ariko reka ngira ikintu nkubwira mu gitandukanye nuko weho wumvaga ibyo bintu. Ese unaniwe guterera imbere i Kigali? Ese unaniwe guhera ubuzima bwawe formule i Kigali? Wumva bishoboka ko wabuhera formule muri Pologne? Wumva bishoboka ko wabuhera formule muri Florida? Wumva wabuhera formule muri New York, Texas? Tekereza kuri icyo kintu. Hano mu Rwanda cyangwa se mu gihugu icyo ari cyo cyose wavukiyemo, uhafite inshuti, uhafite abavandimwe, uhafite ababyeyi, uhafite opportunities nyinshi zikwemerera kuba wakorera abandi cyangwa se nawe ukikorera. Kandi ntibinashoboka rega ko waba uri mu gihugu cyangwa waba uri ahantu aho ariho hose waba uri, guhaba udakora ku mafaranga aba make ariko ukayakoraho. Nimba ya mafaranga yawe make yakuyajera byarakunaniye, warabuze uburyo wayacamo duce duce, ukareba ko waba uri mu rugendo ruguteza imbere, ruguhindurira ubuzima, wumva bizashoboka nugera mu bindi bihugu by'amahanga? Reka ngira ikintu nkwibutsa. Imitekerereze yawe, uburyo ubonamo ibintu, nibyo bigena impinduka mu buzima bwawe. Ubushake ufite mu guhindura ubuzima bwawe, ubushake ufite mu kuzana impinduka mu buzima bwawe, nibyo byonyine bituma ubuzima bwawe buhinduka. Nta na rimwe uzigera ubona umuntu wese utunze amafaranga cyangwa ukize ngo nakubwira uburyo yatunzemo amafaranga wumva ari gutangira ijambo ngo I was so lucky. Azi imvune byamusabye, azi amajoro byamusabye kurara, azi byaba byiza ndamutse mbonye nk'umuntu umwe wemera kuza kuduha testimony. Nuko abanyarwanda batabikunda, ariko tubonye umuntu umwe uza kuguha testimony y'uburyo yabonyemo amafaranga, nibwo ubyumva neza ko byamusabye gukotana, byamusabye kwitwa imbwa, byamusabye kwambara ubushwambagara. Ubwo ndi kuvuga kwiyambura icyubahiro, kwiyambura kwiyumva, yiyemeza gukora, yiyemeza gukorera inzozi ze. Nk'uko ubona umwana uharanira ko umwana wawe ataburara, nk'uko ubona uharanira yuko ibyiza byose ushaka nyine ubiharanira, uharanira kwambara neza, uharanira gusa neza, ukabona birakuvunnye, ukabona birakugoye. The same thing no guhindura ubuzima, no guhindura guflipinga page ubamo. The same thing no kuva mu cyiciro cy'ubudehe urimo, nabyo nicyo bigusaba. Ariko hari ikintu kimwe, ariko ibi bintu hari fondasiyo bigira, hari aho bihera mu bwonko, bihera mu bitekerezo byawe. Ari nayo mpamvu natangiye nkubwira ko ibitekerezo byawe, uko utekereza, ari byo bigena ubuzima ubamo, cyangwa se ari nabyo bisubizo by'ubuzima uri kubona. Uko watekerezaga mu myaka 5 ishize, ubu ngubu uri kuba muri ubwo buzima. Ntabwo watekereje ntabwo bishoboka ko waba waratekereje kwikorera mu myaka 5 ishize
ugatangira gusevinga amafaranga ngo muri iyo myaka 5 uba utari kwikorera. Ntabwo wambwira ko wateganyije gushaka umugore mu myaka 5 iri imbere, iyo myaka 5 ikaba igeze ukaba utaramushatse. Ntibikunda kandi warabiteganyije. Rero vision zawe, inzozi zawe ufite nizo neza neza zigendanye neza neza n'ubuzima ubuzabamo cyangwa se ubuzima uri kubamo aka kanya, uhuje n'inzozi zawe. Ibi ngibi n'uburi kubyumva ntunyumve nabo uvuge ngo wifuje ko mu myaka 2 mu myaka 5 iri imbere uzaba uri umukire ukabona utari umukire. Oya, kuba umukire nimba warabitekereje ariko ukaba utarigeze ugira igikorwa na kimwe ukora giharanira ubwo bukire bwawe, ukaba warifuje kuba umukire ariko still ukaba wari ukispending amafaranga yawe mu kabari, ukaba warifuzaga kuba umukire ariko still amafaranga yawe yose ukaba warayamariraga mu kwipressinga abantu aba ari bo bose, ukaba warapangaga kuba umukire ariko still bije y'amafaranga ukorera nawe ntago uzahajya. Uwakubaza ati amafaranga ukorera uyashyira he, ukaba ubona bidakunda. Aho ngaho hari ibindi bintu biba byarakuganje. Twese twiyifuriza ibyiza, ariko hari ibindi bibi bihora bidutanga imbere. Kandi nimba hari ikintu cya mbere kiryoshye ni ibibi. Nta kintu kiryoha nk'icyaha, nta kintu kiryoha nk'ikintu icyo ari cyo cyose kiri kwangiza ubuzima bwawe. Ibi bintu ushobora kuba utari kubyumva neza. Reka ngerageze kukwereka ingero cyangwa se kugusobanurira ibintu bikwereka neza cyangwa bikumvisha neza ko uko utekereza neza neza bingana n'uko ubayeho, cyangwa se ibitekerezo byawe uko ibitekerezo byawe bisa neza neza ari ryo bara n'ubuzima bwawe bufite. Urugero rwa mbere, imyanzuro ufata iva mu bwonko bwawe. Buriya nimba uhubuka, ibyo byose ni ibitekerezo byawe, niko uteye nyine, ni ibitekerezo byawe. Kuba ufata umwanzuro uhubutse, kuba iyo miterere nimba utabasha guhindura character yo guhubuka, ubwo ngubwo nyine nta kundi ubuzima bwawe bwose uzajya ubona nabwo ari ibintu bidasobanutse, ari ibintu bisa nkaho nabyo bihubutse. Uzajya ubona n'ubuzima bwawe buhubutse kubera ko nawe wananiwe gukontorora ibyo bintu. Cyangwa se ugasanga mu mahitamo yawe inshuti uhitamo, iyo ujya guhitamo n'ubundi uhitamo abajyanye nawe, uhitamo abasa nkawe, abasa nk'uko wifuza. Rero ongera ukore surveillance mu nshuti ufite. Kora surveillance mu nshuti wahisemo ko ziba mu buzima bwawe neza neza zisa nk'izo wifuza. Rero kuba inshuti zawe ari izo ngizo nabyo bigena ubwo buzima ubamo, n'ibitekerezo biziguha bisa nk'uko inshuti zawe ubona zisa. Kandi ibyo byose nabyo byahereye mu bwonko, n'imyanzuro yafashwe n'ubwonko bwawe rwihishwa, nta muntu ugishije inama, nta muntu ubajije, nta kintu na kimwe nyine, nta wundi muntu uje ngo abigupointingira kubwire ngo ukora ibi. Ikindi cya gatatu, uyoborwa n'amarangamutima. Ugasanga ubwo nimba uri weak kuri level yo kuba uyoborwa n'amarangamutima yawe, nta kundi hamwe nyine kakubone. Kuko nimba hari umwanzi wa mbere ugira mu buzima bwawe, si inshuti zawe. Kuko buriya inshuti zawe ntizizaza ngo zikubwire ngo tugende tujye gusambana ubyemerewe mu mutima wawe, amarangamutima yawe atabishakaga. Iteka n'ubundi kuki se nta wazanga kubwire ngo tujye kwica umuntu ngo uhite ukurikira nawe mugendane. Ariko baza bakubwira ati brother, hano hantu hahiye, sister ngwino tumwereka hano hari abajama barenze. Still nuko n'amarangamutima yawe abishaka kuba bishidukiye. Rero nimba amarangamutima yawe ibyo ashaka byose ubiyaha, atari wowe ubwira amarangamutima yawe ibyo agomba kubona, hamwe. Kuko umwanzi wa mbere ufite ni amarangamutima yawe. Uti gute? Muri Bible sinibuka verses, sinyisoma cyane ku buryo iyo verse nahita nyibuka, ariko abayizi bamfashe kuyimenya. Hari aho nimba ni Jesus Christ wabivugaga ko imitima y'abantu ibogamira ku bibi. Sinibuka neza, ariko muri comment bagerageze kunyibutsa iyo verse nanjye nongere nyisome. Imitima yacu ibogamira ku bibi. Nyine ikibi kiraryoha, icyaha kiraryoha. Ubwo ndavuga muri enjoyment, kuko enjoyment iryoha buriya kuko iba
deep, tuba tubona iba irimo amarisike menshi. The risker the party gets, the sweeter the enjoyable it gets. Uko ugera mu kirori ugasanga abantu bari gusinda, harimo byeri nyinshi, turi kunywa, turi gusepera, ubwo ngubwo ibyo nibyo biryoshye icyo kirori. Kandi uko dusinda cyane turi urubyiruko ruri hamwe, niko hari buze kuvamo ubusambanyi bwa hato na hato. Uko ubusambanyi bwa hato na hato bukomeza kuba bwinshi muri twe, niko tutari bwibuke no gukoresha protection. At the end of the day, wowe ejo uzajya kwicekinga usange either wanduye ibirwara utigeze uteganya, cyangwa se nyuma y'iminsi usange wabyaranye n'umukobwa utigeze upanga, we mukobwa usange wabyaranye n'umugabo utigeze upanga, cyangwa bitangire kugushyira muri risike zo gushaka kujya gukuramo inda. Usanga ubuzima bwawe butangiye kujya mu kaga. Ariko ibyo byose byaturutse kuri iki? Enjoyment, partying. Ibyo ngibyo nibyo bintu bikubaho. Rero mu gihe cyose nimba ushaka kubaho neza, nimba ushaka kubaho ubuzima buri ku murongo, first of all banza wige kuyobora amarangamutima yawe, and then ukurikizeho ibitekerezo byawe mu myanzuro. Akandi kantu kajya kagonga abantu buriya bakunda ibintu byiza, bakunda ibintu bisa neza, ariko abantu ntibakunda ibintu bivunanye. Sinzi nimba uri kunyumva, try to understand this. Abantu muri kamere yabo bakunda ibintu byiza, ariko iyo bibaye byiza ku rwego rwo kuba binavunanye, abafite imitima ikomeye nibo babigeraho. Kuko ntago ari buri wese uzemera gukora amasaha 12 ku munsi ataruhuka ngo akunda korera amafaranga menshi. Oya, ariko naba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa b'iki gihe akahura n'igishuga mami cyangwa igishuga dadi kimwemerera kumumenamo umufungo, fasta ntago aho ngaho azatinzamo. Dushaka ibyiza ariko bitavunanye. So nimba nawe utinya kuvunika, hama hamwe, kuko ubuzima bwiza cyangwa se respect niyo abakoze ibyo abandi batabasha gukora, niyo abagerageje kubaho ubuzima twe tubona tutakwihanganira kubamo. There is a friend of mine, twigeze kugirana conversation, turi kuganira, mubwira ukuntu umukire w'umunyenganda, w'umunyemari, umushoramari ashobora kukwegekaho ibibazo byose ahorana nabyo kugira ngo amafaranga ubutunzi afite bugume mu biganza bye, bugume busakiratinga kuri konte ye. Yaza yakubwira ati aya mafaranga ndayaguhaye, ariko ndayaguhana n'izi stress mfite. Waba ukibigezamo amaso yawe, waba ukibireba ukamusubiza ubukungu bwe, kubera ko wowe utabasha kubihandoringa. So to mean ubuzima bwiza cyangwa se ibyiza ni iby'abazi kubiharanira. Mu gihe cyose rero ugikunda ibyiza ariko udakunze kuvunika, hama hamwe. Nimba uri umukobwa, hama hamwe nyine abasaza bagutondagire, cyangwa abakoreye udufaranga baze bakugire PlayStation. Hama hamwe abagabo baze bakugire PlayStation, bagutarireho ibyishimo, and then bagende baguhereza utwo dufaranga duke tutazana guhindurira ubuzima. Ariko nimba uzi yuko uri tayari kwakira ibyo ngibyo bikuvunnye, kwakira gukoresha ubwonko bwawe na success, no mu masaziro yawe uzasaza neza, kuko uzaba waragize freedom yo guhitamo umupartner wawe, waragize freedom yo kubaho nta condition nimwe uri munsi, nta muntu ugushyiraho amakondisiyo. Ariko iteka mu gihe cyose ukunze ubuzima bworoshye, ubuguha n'ubundi ntago azabura kugushyiraho kondisiyo, kuko afite uko kwifuza. So kuri wowe tubanye muri iyi minota 15, nta kindi nkwifuza usibye ko nkwifuriza ubuzima bwiza, usibye ko nkwifuriza kubaho neza, nkwifuriza kugira ejo hazaza heza, ndetse ukanasaza neza. Making sure ko ibitekerezo byawe ubicorrecting, making sure ko wongera ukisuzuma mu bwonko, wongera ukumva ufite inyota yo gushaka ubumenyi bushya, ufite inyota yo kuganira n'abantu ubona bafite ibyo bakurusha, ngo ufite inyota yo kumenya, kugira ngo ibitekerezo byawe bigire impinduka, ubundi impinduka nizigera mu bitekerezo byawe, ubundi bini applying bigere mu buzima bwawe ubayemo.
nkwifuriza ubuzima bwiza wowe uri kumva iki kiganiro. Nimba ubyifuriza n'inshuti yawe ikaba itarumva iki kiganiro, yikorere share nayo yumva iki kiganiro kugira ngo tuzagire ejo hazaza heza twese turi kumwe muri uru rugendo. Reba hasi nimba wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bigufasha muri uru rugendo rw'ubuzima. Ciao ciao.